ndeba ku kagari nsanga waje muri poze nari ndi kugushaka kandi mfite ikibazo cyihuta. Ufite ikihe kibazo? Ko mu nama y'akagari y'ubushize nigeze numva munsoma kuri lisite y'abazafata inka bimeze bite? Njye wari wumva bansomye mu bazafata imodoka ku karere. Ariko nawe wajya kwibariza. Kwibariza nawe uzagende wibarize sha. Ariko subura ubu se nsubireyo uko? Ariko winota amagambo. Uretse No. Kanzane lisite turebeho. Ikibazo nuko wakibura. Aya ndabizi ntabwo nakibura ndi umukene cyane pe. Ubwo wakibura twahita tubyarana. Babanje kwirinda. Ntabwo nari nzi ko uri kunywa. Harya ngo witwa nde? Nzitunga Fisto. Nzitunga Fisto. Umudugudu wa Byimana. Cyo ngase mfasha kureba kandi. Nzitunga Fisto. Dore ngiri hano. Apu ndabona wibonye. Nosi iyi siyo lisite y'abazafata inka mu cyiciro gitaha. Ndabona baragushyize ku rutonde rw'abazafata inkwavu muri FH. FH se yaje itera ko natanayiye. Sha uzagenda ubaza bagukize. Gusinga ndababwirwa n'ikira. Uzagenda ubabaza. Nose giti nawe kuri umuntu w'umugabo ukuntu nyine twabigenza wenda. Ubwo hari icyo ushaka kumbwira? Nanjye ndi umuntu w'umugabo. Cyo ngaho se shagira turebe. No. Sha abaturage ni mwebwe sha kora hano. Wenda nanjye nazanywa amata. Ubutaha uzisangaho. Ungirire vuba. Sawa. Cha abaturage ni nkamwe.